nkareba ubupfura n'ubunyangamugayo agira, nkareba imbaraga n'igitinyiro cye. Nagiye mbona abanzi ureka abarwanisha indimi zabo zimeze nk'inkota. Nge nabonye abantu banyanga bohereza inkuba yo ku manywa y'ihangu irakubita mukesha Imana. Mw'abantu mwe muzi kureba abantu mu rusengero mukamenya bakwiriye ibintu n'abatabikwiriye, mufite ibibazo. Nta na rimwe Yesu ajya areba uko tureba. Iyo aza kureba uko tureba, iyi mikoro ntagomba nkiyifite, kuko mwarayinyambuye. Mana ya Isaka na Yakobo mwarayinyambuye, ariko wa haleluya, buriya nanjye ijya kumpamagara ikabikisukaho amavuta n'ubu ikagiye acushumura nta bwoba ifite, ikabidatekereza nka kumwe mutekereza. Buri munsi naba ndyamye nkumva amavuta ari kuza yo kuvuga Imana, amavuta. Nanjye ifite icyinca kandi ikinkundira, naho wayibwira ukajya kuyindegaho bingana gute, ntiteze kureka kukinkundira. Nanjye rero icyo yamfatiye, Imana ihabwa icyubahiro. Njya gutangira urugamba rwo kundogera abana. Hari ikintu Imana yakoze, ndavuga icyo kora uri umunyabwenge. Muri iyo minsi hari harafashwe umwana umwe, abadayimoni bamutegekaga kurira inzu, bakamubwira ngo nugera hejuru witure hasi umutwe, ubanze umutwe. Hambera heza rero mu rugamba nagize rw'abarozi, kuko basarije abana bakabasaza ari babiri. Hanyuma nashakaga kubabwira ngo aho Imana Yesu yadusize harizewe. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ni kuri mama Charlene, nkuko mumenyereye gukurikirana ibintu bitandukanye. Nizere ko mumeze neza, Imana ikomeje kubarinda kandi ukuboko kwayo gukomeje kuba ku buzima bwanyu. Abagize ibyago rero n'abari guca mu makuba atandukanye, ni mukomere n'ukuri. Imana mbere y'uko iturema iba yabanje kuturemera. Ikindi mbasabye kugira ibyiringiro, nimba tubasha kubyara abana kandi tukabateganyiriza uko bagomba kubaho, ntago Imana ariyo ishobora kuzana abantu mu isi itazabatunga. Ikimenyetso cy'uko Imana yacu ihari, urebye imyaka umaze utaka uvuga uti ndapfuye, ariko na n'ubu uracyahumeka. Humura rero, Imana yaremye umucyo irema n'umwijima. Imana yaremye ibintu byose kandi buri kintu cyose kigira ikigisimbura. Imana igukurikiranira hafi nubwo utabizi, ku manywa na nijoro burya ijisho ry'Imana riba rikuriho, kubera yuko Imana iragushinzwe. Muhumure, ibibatera ubwoba ni byinshi ariko ni muhumure. Hanyuma turi kwitegura Pentekote, nzagerageza kuvuga ku kintu bita imbaraga, ariko ndifuza ko tuganira aya magambo ari mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo waho wa 4, ngo nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu, ati ahubwo murindire ibyo data yasezeranije, ibyo nababwiye, kuko Yohana yabatirishaga. Aha reka mpihorere. Nuko abateranyiriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu, nayo magambo ushaka ko tuganira. Hanyuma aya magambo yarashimishije. Aya magambo nayahawe ndi gusenga bisanzwe mu cyumba cyanjye cy'amasengesho, aho njya mpamagarira Imana. Hanyuma ngira ngo nari ndi gusengana n'abantu nka 2, nanjye ndi wa 3. Hanyuma ndi kubigisha ijambo ry'Imana, hazira ijambo. Intego y'iri jambo iravuga ngo aho Yesu yadusize harizewe. Imana ihabwa icyubahiro. Nararikunze iri jambo ku rwego udashobora kumva. Ahantu, haleluya, ahantu Yesu yadusize harizewe. Yadusize ahantu hizewe. Niyo ntego y'iri jambo. Aho Yesu yadusize ajya kugenda, kuko yari abizi ko agiye kugenda. Aho yadusize harizewe. Aho yari asize intumwa ahari hizewe. Niyo mpamvu kugenda akabavamo ntago byigeze
bikomera, nta nubwo byabakomereye. Kandi impamvu Yesu yagiye, ubutwari bagiraga bakiri kumwe na Yesu bakanabugira Yesu yaragiye, nuko yari yarabasize ahantu hizewe. Hanyuma ndashaka kukubwira ngo aho uri Yesu yakwisigiye harizewe. Icyo ukora nuhava birakureba, ariko nuhaguma ntacyo uzahabera. Data nashimwe ngo abateranyiriza hamwe, abateranyiriza hamwe, abategeka kutava i Yerusalemu. Aba bigishwa Imana ihabwa icyubahiro. Yesu ajya kubatoranya, ajya gutoranya abigishwa, ntago tuzi icyo yashingiyeho. Mureke mbabwire mwabantu mwe muzi kureba abantu mu rusengero mukamenya bakwiriye ibintu n'abatabikwiriye, mufite ibibazo. Nta na rimwe Yesu ajya areba uko tureba. Iyo aza kureba uko tureba, iyi mikoro ntagomba nkiyifite, kuko mwarayinyambuye. Mana ya Isaka na Yakobo, mwarayinyambuye, ariko mwarayinyambuye, murayinyambura, n'ubu hari abakiyinyambura babona itambereye. Ariko Yesu iyo ajya gutoranya, niyo ajya kugukoresha, ntabwo ashingira ku byo abantu bavuga, ntashingira ku byo mureberaho, ntashingira ku moko, ntashingira ku mashuri, ntashingira ku gihagararo, ntashingira mu miryango, ntashingira ku mateka. Aragenda akagukunda ibyo byonyine, c'est tout. Ariko Yesu tumuhaye n'icyubahiro, abadufatanyije kumva ibi bintu nimufashe tukizamure, arakabyara. Mureke mbabwire ukuntu atoranya uyu mugabo, ateye ubwoba. Gusa nubona Yesu mutabaye inshuti, ukarinda ugikuzimu, ukarinda upfa Yesu mutarakundana, uzakureho, uvuga ngo uzabuhiye. Hari imvugo yo hanze aho ivuga ngo wahiye kabisa. Umuntu utazi Yesu yarahiye, kandi umuntu utazamenyana nawe ni ukuri urahiye, ndakurahiye. Reka mbabwire, niwe muntu dusigaranye muri ubu buzima ushobora kugukunda ntacyo ashingiyeho. Niwe muntu dusigaye muri mu buzima ushobora kubitsa ibanga ntarimenye. Niwe muntu utarobanura ku butoni, niwe muntu ufite imbabazi zitangaje, niwe muntu ugira urukundo, niwe ugira imbaraga. Hari ukuntu abantu bigize abanyembaraga ariko bagira aho zirangirira. Ariko uyu mugabo witwa Yesu, haleluya, ni umugabo w'umunyagitinyiro kandi mwiza, afite ubupfura wo kabyarawe, agira ubupfura n'ubunyangamugayo. Mureke mbabwire imyaka amaranye n'uyu mugabo. Uyu mugabo twamenyanye, njya kumumenya, namumenye muri 2002. Yamenye ntaraba urusoro, ariko njye namumenye muri 2002. Njye ndeba urugendo nagendanye na Yesu, nkareba ubupfura n'ubunyangamugayo agira, nkareba imbaraga n'igitinyiro cye, nkamubwira ngo nta kindi nzaguhemba Yesu, nzaguhemba kukubera inyangamugayo. Aho uzantuma nzagutumikira, kandi ntago nzaguteza abantu. Numva intego mfite n'intego iri mu mutima wanjye niyo kutakoza isoni Yesu. Ikintu cyatuma Yesu ababara ku bwanjye, njya nicara nkabimubwira iyo ndi mu cyumba cy'amasengesho, nkamubwira ngo imyitwarire yanjye ntabwo ikubabaza, amagambo mvuga ntabwo agutera agahinda, ibintu byose nikora ntibikubabaza. Kuko Yesu na ikintu cyose yambwira ngo kiramubabaza, cyangwa ikintu cyose adashaka kuri njye, Yesu yubahwe. Kuko namwiziritseho, ndamufata ndamukomeza, kuko nabonye nta muntu ku isi nteze kubona umeze nka Yesu. Kandi namwe mutarakizwa ngo mumwakire, nje kukubwira ngo ubuzima bwawe ni ukuri buriho akabazo. Wenda ubu wa mbere ku ishuri, wenda uba ari wowe uyobora, wenda uba ufite ubwiza bungana iki, wenda uba ufite amakonti angana iki, wenda uba ufite imiryango ikomeye, icyo uri cyo cyose birakureba. Nutagira Yesu, ndakubwiye ngo ubuzima bwawe burimo akabazo. Kandi Yesu nunamugira, ntukagire Yesu wo ku rurimi, ntukagire Yesu wo mu magambo n'uwo mu gisirimba, ujye ugira Yesu wo mu mirimo ndetse no mu bikorwa. Ntukamutuze kure y'amaso yawe, ahubwo uzamufate Yesu abe mu mutima wawe. Mujye mugendana, mujye muryamana, mujye mutemberana, ubuzima bwawe bwose ajya ahora muri wowe. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu rero yahamagaye abigishwa 12,
arabahamagara. Hari abo yasangaga aroba, mbese buri wese afite abagiye. Yahamagaye mabizi, ahamagaramo n'abatari barize, bazi gukora imirimo igize gute itandukanye. Ibyo ngibyo ahamagara uko ashaka. Mureke mbabwire, ajya guhamagara Dawidi Yesu ajya guhamagara Dawidi buriya yanteye ubwoba ngo abe umwami. Ajya gutuma umuhanuzi ngo ajye mu rugo rwa Yesaya. Hari ahantu haneye ubwoba. Aca ku basore, Imana ishimwe, aca ku basore bafite ibihagararo b'ibikwerere. Abahungu bari barize iby'intambara, abahungu bafite ibigango, abacaho, yanga kubasukaho amavuta. Ajya kwa Dawidi waragiraga iki? Intama. Ibyishingiraho ntago tubizi, ntidushinzwe no kubimenya, kuko abo yahamagaye imishahara niyo ibahemba. Ubundi ntukababazwe n'umuntu utanahemba. Ukuntu yimitse Dawidi. Ariko hari ikintu nabonye cyatumye yimika Dawidi. Amujyana mu ishyamba, yari yaragiye kumutoza. Ntago Dawidi yigeze yinubira intama za se ngo avuge ngo mbese muri bakuru banjye ko ari ngewe uragira intama, abandi baba bishyize ku cyangwe, ariko nge nirirwa mu ishyamba. Hari amagambo Dawidi yigeze avuga, yaravuze ngo mu ntama data yampaye kuragira, data ndamukunda Yesu, ngo nta nimwe yigeze imva mu biganza. Amina. Avuga ukuntu yarwanye n'intare akarwana n'idubu, maze Imana imwitegereje ukuntu aragira mu ishyamba intama neza, akagira ishyaka ryo kuragira atitaye ko bakuru be bibereye ku cyangwe, bakubesemo pocket ndetse n'urukweto bibereye aho ngaho. Abonye ukuntu aragira intama za se azikunze, nta n'ibihembo ari gukuramo, yambaye ibikote anuka urutamatama. Imana imwitegerereje, Imana ishimwe, imwitegerereje aho mu ishyamba, iravuga ngo uyu nguyu azabasha kunyoborera ubwoko. Amavuta Uwiteka yamusukaho kandi ari mu ishyamba. Iyi ni Imana ishobora kureba umuntu uri mu kabari kamusukaho amavuta mu kabari. Deja wenda so kumusukaho amavuta, ariko ikamugiraho umugambi uti uyu nguyu ibyo yikora byose azankorera. Imana ishobora kubona ikintu cy'igisambo kiba cyakutse, yakitegereza ikavuga iti sha, uyu muntu uku kuntu ameze, uyu muntu ashobora kuzankorera, kandi akabwiriza abo ku mpera y'isi bateye ubwoba. Hari igihe umuntu Imana yitegereza umuntu wakoze igisirikare, akavuga ati uyu nguyu icyo akora muhamagaye akajya no kunyoborera abasivili, ikahita imusukaho ubupasiteri kandi akiri kombondi. Imana nihabwa icyubahiro. Ubu rero haleluya, buriya nanjye ijya kumpamagara ikaba ikisukaho amavuta n'ubu ikagiye acushumura ntabwo bifite, ikaba idatekereza nka kumwe mutekereza. Buri munsi naba ndyamye nkumva amavuta ari kuza yo kuvuga Imana, amavuta. Nanjye ifite icyinca kandi ikinkundira, naho wayibwira ukajya kuyindegaho bingana gute, ntiteze kureka kukinkundira. Nanjye rero icyo yamfatiye, Imana ihabwa icyubahiro. Pawulo yaravuze ngo ndasiganwa ntago ndi nk'utazi yonge, ndaterana ibipfusi sindi nkuhusha, ndashaka gusingira. Icyo Kristo yamfatiye nahabwa icyubahiro. Ngo maze kubateranya rero sininjira mu ngendo bagiranye no mu bikorwa bakoranye, ahubwo vuga ngo Yesu ajya gutangira agomba kugenda nyine kuko igihe cye cyari kigeze. Aravuga ngo ntago napfa kubasiga banyanyagiye. Imana nihabwa icyubahiro. Erega Imana iratuzi, izi ko tubana n'abicanye baca imitwe, izi ko tubana n'abarozi aho twicara mu nsengero. Irabizi ko abadusura ari interenganya, ari incabiranya. Irabizi ko guhamagara ati dutemberera ahantu yakuguriye ugashiduka wumvise ngo bamwisha umuntu. Izi ko tubana n'abagome, irabizi ko tuba mu isi y'abatindi, izi ko tubana n'abadashaka ko turya, n'abadashaka ko tubyara ngo duheke, abadashaka ko twiga ngo turangize, abadashaka ko duhumeka, abadashaka ibitwenge byacu. Irabizi ko aho turi hari naho Satani ari. Niyo mpamvu Imana burya igikwitegereza ikagusiga mu buzima yizeye, ikagushyira ahantu yizeye. Nta na rimwe umukristo wamenye Kristo Imana ishobora kumuta kenyege, ahantu hose igusiga ibihizeye.
njya gutangira urugamba rwo kundogera abana. Hari ikintu Imana yakoze, ndavuga icyo kora uri umunyabwenge. Muri iyo minsi hari harafashwe umwana umwe, abadayimoni bamutegekaga kurira inzu, bakamubwira ngo nugera hejuru witure hasi umutwe, ubanze umutwe. Nagiye mbibanyuriramo. Aho hantu nari ntuye hari ahantu heza nakundaga, nari ifite indabo nziza, ahantu heza. Nkunda indabo cyane, nuzabona afite n'indabo ushaka kuma impano, ntuzampeze imwe zuma, uzaterura ikivaza kirimo ururabo ukinzanire kandi nzishima n'ukuri. Mureke mbabwire, aho hantu hari hegereye kaburimbo. Noneho ndimo gusenga, Imana irambwira ngo shaka inzu wimuke, ngo kandi dore ukunda Nyamirambo no mu Nyakabanda. Ariko we aho yadusize harizewe. Hanyuma ngo ushaka ahandi hantu hose wifuza, ariko Nyamirambo no mu Nyakabanda ntago mpagushaka. Ye baba we, mpita ndeba ukuntu ngiye kuva mu Nyakabanda kandi ari naho nsengera, nkunda iwacu ku rusengero, nkunda umudugudu wanjye cyane. Ndareba, hanyuma ariko iyi Mana iranshorera, ikora ku bwonko bwanjye, inzana ku Ruyenzi, nambuka Nyabarongo. Gutura ku Ruyenzi byarambangamiye, mu gihe nari imaze kugurisha imodoka yanjye, ntazanagenda n'imodoka ntateze no kongera kuyigura. Naravaga mu rugo nkahita ninjira mu modoka, ahantu ubona moto vuba cyangwa imodoka vuba. Ku Ruyenzi harandushya, harangora, ariko naje kubimenya neza ko ari tere Yesu yanshakiye kugira ngo ndwane mu rugamba rw'abarozi n'abagome bashakaga kumaraho abana no kumpekura. Iragenda intuza ahantu kuri tere nziza nyine ngomba guhanganiraho na Satani. Naravuze niyo nza kuba nkiri Kigali, imodoka umwana ari kujya asimbuka agahita agwa muri moto cyangwa mu modoka. Ariko ku Ruyenzi se yarasimbukaga, ntago yari guhura n'imodoka bitewe naho nari ntuye. Hambera heza rero mu rugamba nagize rw'abarozi, kuko basarije abana bakabasaza ari babiri. Hanyuma nashakaga kubabwira ngo aho Imana Yesu yadusize harizewe. Ngo yabateranyirije hamwe abategeka kutava i Yerusalemu. Ureka nkubwire, Imana iguhamagara, ifite ubuzima yagushyizemo, ifite kondisiyo yaguhaye, ifite amategeko n'amabwiriza yakwihereye. Ibyo bintu yagusizemo niho hantu hari uburinzi, ni ahantu hari ubutabazi bwawe, ni ahantu hari ibisubizo byawe byose ukeneye, niho burya hari kurama, niho hari imbaraga uzarwanisha, niho hari igitinyiro kibigomba kugutinya, niho hari ubushobozi bwo kuzatambuka mu biteye ubwoba. Nuramuka uhavuye, ukaramuka uhavuye, uzahava uva no mu masezerano, uzahava uva no mu mugambi w'Imana, uzahava uva no mu byo Uwiteka yakubwiye. Nkubwije ukuri, aho yadusize Yesu harizewe. Aho yadusize rero nta waturwanya ngo adushobore. Ibyo byo ntago bishoboka. Oya kuturwanya bazaturwanya. Bibiliya ivuga iki? Ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Aho ngaho rero umuntu uri ahantu Imana yamusize, kuko haba hizewe, ntiwamurwanya ngo mushobore. Mureke mbabwire, nimba hari umuntu Satani yarwanyije n'abambara ibi, Mama Charlene mbamo, kandi na n'isaha utagira ngo yarandetse. Erega ntago Satani yandeka. Ndi gutegura icyigisho cyo kubabwira impamvu muhora mu ntambara. Aho yadusize harizewe, Imana nihabwa icyubahiro. Aho yadusize harizewe. Hanyuma ngo abategeka kutava he i Yerusalemu. Aho ngaho Yerusalemu rero yabategetse, niho bagombaga kurindirira ngo ibyo data yasezeranyije. Ibyo data yari yarasezeranyije ni ibiki? Bari barasezeranyijwe ko nibahajya ariho bazakura imbaraga z'Umwuka Wera zizasiga zikorana nabo mu gihe Yesu yari yaragiye. Izi mbaraga ni naho zabasanze. Ngo mugende, yarabateranyije abategeka kutava i Yerusalemu. Iyo bibeshya bakava i Yerusalemu, ntago bari kubona imbaraga, kuko imbaraga nta handi zari kubasanga, ni Yerusalemu. Ntugatoranyirize Imana ubuzima ugomba kubamo.
ntugatoranyirize Imana ubuzima ugomba kubamo, ntukarangire Imana akazi igomba kuguha, ntukarangire Imana umugore igomba kuguha, ntukarangire Imana igisubizo igomba kuguha. Reka nze nkubwire, niyo mpamvu burya ibyo musaba hari n'igihe itabibaha, kuko Imana ikurebera aho utabasha kwirebera. Ntugashake gutura aho wishakiye, ujye utura ahantu Imana iri, kandi aho Imana iri burya muturanye. Iyo uturanye n'Imana rero ntabwo ari ngombwa kujya gusengera mu mashyuza. Iyo uturanye n'Imana ntabwo ari ngombwa kujya mu misozi. Ushobora kujyayo kuko ntacyo bitwaye, ariko niyo uri mu buriri uryamye hari ukuntu uyikurura Imana ihabwa icyubahiro, hari ukuntu uyikurura ukumva urimo urayumva. Hari ukuntu niyo uri kurya ku meza uba wumva mwicaranye, mbese ahantu Imana igutuza burya nayo niho ibituye. Kuyihamagara ntibikugora, kuyishaka ntibikurushya, kuyibwira ntibikugora. Mureke mbabwire, aho twasizwe harizewe. Ndashaka gusoza mbabwira ngo ubwo hizewe rero uhagume ntuzahave. Burya ntacyo waba, bazakuroga ariko ntago uzapfa. Bazagutera ari benshi ariko izabatatanyiriza mu nzira nyinshi. Nge nagiye mbona abanzi, ureka abarwanisha indimi zabo zimeze nk'inkota. Nge nabonye abantu banyanga bohereza inkuba. Inkuba yo ku manywa y'ihangu irakubita mukesha Imana ndatambuka mu izina rya Yesu. Baza guhengereza kuri M.Charlene bagasanga ndi mu ryerye. Nge nahuye n'abantu banyanga bandoga ibintu bitandukanye, hanyuma ibyo bandoze bakaza guhengereza ngo barebe ko byakoze, bagasanga ndi mutaraga mu izina rya Yesu. M.Charlene tumwice, M.Charlene tumurimbure. Kugeza na n'iyi saha aho mwicaye muri gupanga ukuntu mugomba gutegura amavideo y'ubusambanyi mukabinyitirira, Imana ya Isiraheli ibatembereze mu izina rya Yesu, ibatembereze. N'ubu ntago mutuje aho muri. Satani umpiga kampigira muri mwe, kandi ngo mwitwa ngo muri abakozi b'Imana. Ntago yarekeye aho, ariko n'ukuri ntago Satani azanshobora. Nanjye Yerusalemu nzahaguma, ntago nahava. Nge mvuye Yerusalemu n'amasegonda nahita mpera umwuka. Icyo cyo ndakizi. Niyo mpamvu ndwana intambara yo kuguma Yerusalemu, hanyuma guma yorate. Mu gihe ukiriyo uvuga uti nubwo nshonje nzarya, mu gihe ukiriyo n'ukuri ntutinye ngo uzagwa, mu gihe ukiriyo iterabwoba rikuveho, mu gihe ukiriyo ntago uzagamburura, ntago uzatagakiza, ntago Imana izakureka, ntago izagutererana. Muzabana. Mu gihe uri Yerusalemu ujye uryama wizigure, mu gihe uri Yerusalemu ujye urisenga wumve ko ryagezeyo. Aho yagushyize uhagume, aho twashyizwe harizewe, nta cyaduhungabanya. Ngiye kugusengera, bwira Imana ngo Mana, aho wasize mpimbaraga zo kuhaguma, kandi uyibwire ngo nanjye nkeneye gusubira aho wari warasize. Narahavuye, nahavanywe n'ubukene, nahavanywe n'amagambo, nahavanywe n'abampagurukiye, nahavanywe n'abanyanze, nahavanywe n'ubuzima. Navuyeyo, dore nishakiye undi mudugudu, mfite ahandi hantu ntuye mu bitagira umumaro. Ntago nubahisha Imana. Ngiye kugusengera mu izina rya Yesu. Mana y'imbaraga zikomeye kandi Imana y'igitinyiro, uyu mwanya tunejejwe nuko wabanye nanjye muri uyu murimo wampamagariye gukora. Izina ryawe ndarishimye kandi izina ryawe riranejeje muri iki gitondo. Uri umunyembaraga, uri intwari yacu, niwe turwanisha tukanesha. Utubwiye mu ijambo ko aho wadusize hizewe. Narindi gutanga iyi message mbwira abo wahamagaye, amina, ngo nibashira ubwoba kuko aho wabasize harizewe. Ndasenze mu izina rya Yesu, iri jambo nirigere kubakurikiranye M.Charlene. Abantu nibabohoke kandi banezerwe, bahabwe imbaraga, bagume mu masezerano. Aho wabashyize nawe niho utuye, ntacyo bazaba. Ndabasabira imbabazi abahavuye. Umuntu wese ukurikiranye iri jambo agahinduka, umuha umugisha kandi umuha imbaraga zo kuguma ahizewe wamusize. Urakoze Yesu. Iri jambo rigere ko ryagenewe, kandi rigende rifite ubundi butware, rigende rifite ubundi bushobozi, rigende rimenagura kandi rihindura. Hanyuma abantu bawe babohoke,
kandi nanjye data ukomeze kunshyigikira, wirukane ifuhe rya shitani, umenagura ubwami bw'ikuzimu, gukora kwa satani kose kutuvire mu buzima. Urakoze Yesu, ndagushimye, cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha, ndabakunda, kandi ibyiza byose Imana izajya impa kubazanira nzajya mbizana, haba mu mwuka haba no mu mubiri. Imana ibashyigikire, abatarakora subscribe ni muyikore, kandi comment nta kibazo, inama n'ibitekerezo birakenewe, nimero yanjye iraho. Imana nibahe umugisha.